ushobora gufata abana batatu ukatumenya ahantu barerewe kandi ari batoya bagifite imyaka nk'itanu cyangwa 7 yawe mibi niri buzi kagaragara cyane kuruta imyiza kuko ntago umuntu ibyiza no mu buzima busanzwe usibye n'umunyamakuru ikiza ntago abantu bakitaho cyane ariko akantu kabi nk'ubu muri interview ushobora gusanga dukoze interview y'iminota 40 ariko abaza umuntu ugasanga akantu nakotoye sibyo rero yes amaze kubibona cyangwa se nabikweretse ko ahantu ninjiye twakeka ko ariho Inzozi series ikinirwa Inzozi kinwa n'umukobwa cyangwa se wayanditse ni uwo bita Samantha njye muze nka Pascaline sibyo kukubeshya Samantha byananiye kurifata Samantha tuguhaye ikaze murakoze cyane murakomeye turashima Imana mwe n'Inzozi bimeze neza biragenda nkuko wabibonye biragenda neza uti nkuko nabibonye undi Samantha ni muntu ki mbere yuko habaho sinema mbere y'ibindi byose bibaho Samantha ni muntu ki nyuma ya kamera cyangwa nyuma ya filime ni umudamu ufite umugabo n'umwana kaba nyine ni umunyarwandakazi kunda Imana amazina ubusanzwe ni Samantha ni Ingabire Pascaline Ingabire Pascaline mwamenye cyane nka Samantha kubwo amasinema yagiye akina ariya sinema abantu bura bakomeyemo cyane niyihera ni Samantha nakiniye nyinshi ariko iyo bakunze banyitiriye cyane ni Samantha Samantha rero duhe ku rugendo rwo kugira ngo ujye muri sinema ubundi kujya muri sinema wabigiyemo ute warabikundaga byagenze bitedeye ku rugendo rwo kugira ngo winjire muri sinema nyine uyikine urebye narabikundaga kuva kera nkiri umwana kera cyane nkakunda no kwibwira abantu ngo sinzapfa ntakiniye filime rero ndangije secondaire hari umushuti wanjye yarabizi ko nyikunda cyane aza kumenyana n'umuntu wakoraga filime icyo gihe arambwira ngo baraziranye arambwira ngo tugende mpuze nabo tugenda mpuza nabo muri iyo minsi tukimenyana aza kugira ibyago ugize ibyago tujya mu kiriyo mpuramo n'abandi bantu benshi bo muri sinema baba bamenye gutyo nyine urumva iyo bakumenye bakakumenya kuri mushyashya uje muri sinema nubwo nta filime nimwe nayo nagakiniye bose batangiye kumuhamagara mu casting bamuhamagara mu mafilme mpita ninjiramo gutyo yego casting wa mbere winjiriyemo yari yahehe casting ya mbere nagiyemo yari ya filime yitwa Rwishigishiye yego byagenze neza bahise banantoranya mpita mba main actress ariko tutaratangira shooting yayo hari indi bahise bakora yindi yitwa Igikomere ari nayo nagaragayemo bwa mbere kuko urumva nakoze casting mbere twata dushutinga ako kanya hacamo iminsi hagati muri iyo minsi rero hari indi bahise bamumagaramo casting y'Igikomere ni nayo nahise nkinamo ya mbere nyuma noneho haza iyo y'Urwishigishiye ndaza kubazaho mu kandi kanya ku myitwarire ariko iwanyu bakimenya kugiye muri sinema babyakiriye bate baragushyigikiye cyangwa barakubwiye ati wapi urumva nk'abandi babyeyi benshi bo mu Rwanda imyumvire batarasobanukirwa ko sinema ari akazi nk'akandi kose ntago bahise babyumva vuba babanje kutabyumva ariko gake bagenda babyumva baranabibona ko ari akazi nk'akandi kose Samantha rero nanivuze ngo ndaza kubigarukaho ntaza kwibagirwa reka mbiheraho cyane usanga akenshi abakobwa bari muri sinema cyangwa se sinzi nimba ari twe tutari twatera imbere ku buryo tubafata neza uko bari ariko usanga abakobwa bari muri sinema abenshi umuryango nyarwanda ubafata nabi kugera naho ubita amazina atari meza reka mbivuga ariko mu mubarire ugasanga rimwe na rimwe baravuga ngo abakinnyi ba sinema b'abakobwa ngo ni indaya iyo ngiyo ni imyumvire kuko buriya turebye abitwaye amazina bya nyabyo babikora bamwe bajya ku muhanda ugiye ukababaza wasanga nta n'umwe ukina filime sibyo rero ni imyumvire hari urwego tutarageraho kandi ntabwo mbarenganya ibintu niba ari bwo biri kuza dufite ukuntu twishyizemo ko niba turi kuri iyi standard nyine niyo ibyo nibyo ngo niwo muco ibyo byose tukabifata ko tugomba kugumaho niyo hagize ikintu gishya byenze bikunze kiradutonda iyo kije nk'urugero reba nk'ibi bintu bya corona bikiza
abantu byarabavunaga kubyumva ntiyumve buryo ki yaguma mu rugo ntiyumve buryo ki yakaraba buri kanya ntiyumve buryo ki yakwambara agapfukamunwa natekereza abantu benshi barahogonganaga na polisi kubera kutambara agapfukamunwa ariko iyi saha kuko twamaze kubyumva twamaze no kubigira kamere numvisha umuntu wese kumbwira ngo ejo niba aramuka binarangiye bagakuraho udupfukamunwa tubona abantu bagenda batwambaye bamaze kubimenyera babigize nyine ibintu bisanzwe ikibazo ni imyumvire ntabwo irahinduka kandi simbarenganya gusa ntaho bihuriye sinema ni industry izamwo buri muntu wese ufite iyo mpano cyangwa ubikunda ufite imico iyo ari yo yose nkuko muri sosiyete nyarwanda dusangamo abantu bose naho harimo abantu bose ntaho nabitandukana no mu rusengero ntaho nabitandukana kuko mu rusengero naho uzasanga si ibyo ko wenda wishushanya muri uwo mwambaro uko hitwa mu rusengero ukambara iyo myenda wenda miremire tuvuge nk'amadini abitegeka ugatega igitambaro nk'amadini abitegeka cyangwa ukitandira nk'abayisilamu ukihisha muri uwo mwambaro ariko ahantu hose haba abantu bafite imico itandukanye ahubwo kuko muri sinema ibintu byaho bimenyekana vuba babandi bitonda ntago bamenyekana ntago nese waza nawe ukora inkuru ntago waza kwandika ngo n'urugero ngo Samantha aritonda n'urugero ntago agira ate ntago agira ariko Samantha nakora akantu kari bizarre urahita ubyandika cyangwa ukora inkuru kuri YouTube ubikore icyo rero nicyo kibazo muri sinema harimo abantu bose nkuko muri sosiyete harimo abantu bose ahubwo abanyamakuru bo batangaza ibibi gusa abanyarwanda bakamenyera ibibi rero ngo no kubaka ikibazo kira abanyamakuru se cyangwa nitwe tutari twabyumva muri rusange abanyarwanda ntabwo turamenya ko muri rusange abantu dufite imico itandukanye sibyo noneho iyo ugiye kumenyekana ya mico yawe mibi niri buzi kagaragara cyane kuruta imyiza kuko ntago umuntu ibyiza no mu buzima busanzwe usibye n'umunyamakuru ikiza ntago abantu bakitaho cyane ariko akantu kabi nk'ubu muri interview ushobora gusanga dukoze interview y'iminota 40 ariko babaza umuntu ugasanga akantu nakotoye sibyo rero akantu kabi karihuta kugaragara cyane ariko muri sinema nyine harimo abantu bose nuba ubuzi kubana n'abantu batanu mu nzu hakaba harimo ufite akageso ko gushwana n'urugero no muri sinema abantu nk'abo turabafite rero ejo nashwana n'umuntu bagaserera n'urugero ngo abantu barwanye kuri shooting n'urugero tuvuga ngo ni indiscipline kandi ntaho bihuriye mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo duhora nabyo ahubwo ntabwo bijya mu itangazamakuru itandukanye ry'ubuzima busanzwe na sinema nuko ibintu by'abantu bari muri sinema bijya mu itangazamakuru Samantha reka nanone turacyakiriho icyo kintu cy'imyitwarire nanone hari ikintu kivugwa muri sinema bijyanye na casting ku ba director bakavuga ngo muri sinema hari ruswa ubwo bavuze ruswa iyo bagiye ku mukobwa cyangwa ku gitsina gore twumva ruswa y'igitsina wowe winjira muri sinema ibyo ntabyo yahuyemo nabyo cyangwa se niba utahuriyemo nabyo uratubwira niba mu by'ukuri ari ukubeshya cyangwa hari bagenzi bawe bigeze bakubwira ko ibyo bintu bahuye nabyo ngiye ku giti cyane ntabwo nigeze mpura nabyo ntabwo nabeshya nta n'uwigeze abimbwira ngo mbyange ariko yabimbwiye Imana nagize muri sinema nyina filime imwe ari igikomere nabwo nakinyemo udusene duke iyo ya kabiri nakinye yitwa Urwishigishiye nahise ahubwo mba ntangira kuba assistant director w'abandi ba director umva nanjye nahise njya mu muntu uzaba director ukumva ku buryo ntago nyine hari ahantu hari uburyo utari kunyumvishe iyo myumvire yawe kandi ikindi nari mfite mind imbwira ko icyo ngomba gutanga umusanzu wanjye ngomba gutanga muri sinema ari ubushobozi bwanjye impano yanjye ntago ari nta kindi kintu nari kuguha tibyo hari n'abamwumva ngo baka amafaranga usibye na ruswa ishingiye ku gitsina nuko ari byo mwebwe mwitaho abanyamakuru kubera nyine ni bya bindi kubwira bibi hari nabo numva ngo babaka amafaranga nge nta n'igiceri cy'icumi nari kuguhana urugero kuri ngewe ko numvaga okay hari impano mfite hari icyo nshakamo sibyo nicyo mfite kuguha nta n'umugenzi wabura kubwira ko ibyo bintu byamubayeho ndabyumva nkuko mubyumva gusa simbihakana birashoka cyane ariko still ndagaruka kuri cya kintu navuze ahantu hose abo bantu barahari ndabyibuka higeze kugera igihe sinzi ngo ni muhe mwaka hashize igihe
bari kurwanya ruswa ishingiye ku gitsina. Ntabwo byibuka mu Rwanda n'ahantu henshi no mu ma ofisi ugasanga abakobwa bararenganye birukanwa kubera ko bataryamanye n'ababosi babo. Mwese ubwo hari muri sinema dukeka tutajya no kubirwanya, sinema zari zitaragira cyane, zari zitaraza cyane. Rero bivuze ngo niba ayo makampeni yaragiye abaho nuko ibyo birahari mu buzima busanzwe. Niba mu Rwanda harimo abantu bafite imico tuvuga y'ubuhehesi cyangwa gukunda abakobwa, akaba atari buri wese bitari bumworohere kumubabona benshi, akaba afite power runaka w'abakobwa bakeneye, niyo yifashisha kugira ngo bamuhe ibyo akeneye, nawe abaha icyo afite. Rero ntekereza ko ntaho bihuriye na sinema. Nemera ko muri sinema bishobora kuba birimo, kuko harimo abantu bafite imico itandukanye n'abantu bameze gutyo bakunda abagore cyangwa bumva ko bagura abagore icyo bashaka kubaha. Ntabwo nabihakana ko barimo, ariko no mu buzima busanzwe barimo. Rero ntitukabyite sinema, ntabwo ari sinema, ahubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Abo bantu turabafite. Ubu ngubu ushobora kugenda wajya tuvuge muri hoteli runaka cyangwa bare runaka, ugasanga hakaba hari umukobwa waguha ubuhamya ko manager cyangwa boss yamwirukanye ko banze ko baryamana. Rero ntabwo ari ibintu biri muri sinema gusa, ahubwo nuko ibimenyekana ari byo muri sinema no mu bahanzi ibintu nk'ibyo. Ya ndumva tubivuzeho birambuye, reka twigire ku cyanzanye nako kari gaciyemo. Winjiye muri sinema rero kugeza iki gihe, umazemo imyaka myinshi birumvikana, wagiye uhura nazo. Ni ihe role wakinnye ukayikina uvuga ngo nta kazi kuko mbikunda, ariko iyi role irambangamiye? Nyine urumva deja nkumva ko ari akazi kose mba numva ngomba kugakora neza. Nta role ndakina nka Pascaline wa nyawe, urumva ntago ndakina ngo mvuge ngo ndi muri character nsanzwe mfite mu buzima bwanjye cyangwa muri kamere yanjye. Ubu ari akazi, ntaho nazitandukanyiriza, zose ziba ari akazi. Nambara umwambaro w'akazi akora, ntayo ndavuga ngo irambangamiye. Nimba mbyumva neza bivuze ko nta role nimwe ibaho utakina? Oya, ntabwo ari byo mvuze. Kuvuga mu zo namaze gukina zose ni akazi, ntayo nakenye imbangamiye. Ubwo nyine iyo bishobora kuba mbangamira mbere, ariko namara kubyumva iyo nemeye kubyakitinga, ubwo ntabwo bikimbangamiye, mba namaze kubyumva. Niba atari banga tubwire rero utakina, wenda muzo bakinye zose barazishimiye, ariko kugeza ubu ngubu role Pascaline atakina umuhaye ngayikine? Hari role mu Rwanda, usibye ko role ntakina kenshi no mu Rwanda ntawapfa kuzikora, kuko hari umuco tutashobora kurengera, sibyo? Tuvuge nko kuryamana n'umuntu, ntago mushobora kujya mu buriri nibisanzwe mwambaye amapinjama, ariko kuvuga ngo muraryamanye bigize, ntago nabikora. Ku giti cyanjye n'imyemerere yanjye, ntago nakina nambaye bikini kuri piscine, ntago nyine ntabwo byo mba numva nabikina. Ariko kanshi n'ubundi ntabwo ari ibintu bikorwa, ntabwo ari ibintu bikorwa mu Rwanda. Pascaline rero kugeza izi saha sinema nyarwanda mu Rwanda ntabwo biratera imbere cyane. Ku buzima bw'abakina sinema byo bimeze bite? Sinema ni ikintu umuntu yakora kikamutunga, kubona amaze kuvuga ko bitaratera imbere, ariko uratubwira ni ikintu umuntu yakora kikamutunga, nta kindi kintu agiye gukora ku ruhande? Rero njye iki kibazo kincanga. Iyo uvuze ngo kikamutunga, sinzi urwego ubuvuzeho, kuko reka nkubwiye, sinema yatunga umuntu, sibyo? Sinema yatunga umuntu, ariko byaterwa n'ubuzima bayemo. Nkongera havuga ngo amafaranga yose umuntu akorera aba ashobora gutunga umuntu, ariko ku rwego rwayo. Ni nshaka mbwa miliyoni 2, nshaka kubaho mu buzima bw'abantu bahembwa miliyoni 3, si bizakunda. Tuvuge mba mu nzu ya miliyoni n'igice, sibyo? Stock cyangwa ibyo nkenera imyambaro iramfata miliyoni, kandi ubwo ninjije miliyoni 2, ariko ndashaka ko amafaranga arashira ntaranabona n'icyo kurya. Ntabwo amafaranga yantunga. Rero na sinema nuko nguko. Simvuze ngo ni menshi cyane, sibyo? Ariko arimo yose yagutunga wowe managenze uko angana. Ntubeho, ntushaka kuba mu buzima buyarenze, ntushaka kuba mu buzima butari ubwawe, yagutunga. Ndakuvuga ngo niba tuvuge
hari abantu bahembwa 50,000 ku kwezi ntibahari ugasanga utunze umuryango w'umugore n'abana 2 cyangwa 3 mpembwa vera ariko icyo ntashyira hano mu ngahibaze uri umuntu umwe hari umuntu nigeze kubwira ngo kuki se atagutunga uri umuntu umwe noneho tuvuge ntago ukwezi uba mu nzu y'umuntu umwe urya biryo by'umuntu umwe ntago sinema yagutunga n'umuryango yawutunga ariko ku rwego rwayo ntago mvuze ngo yagutunga ukaba mu nzu ihenze cyane ntago mvuze ngo yagutunga ukambara neza cyangwa ukagenda mu modoka nziza yagutunga ku rwego rwayo ariko n'urwo rwego hari abashobora kurugeraho bitewe n'uburyo binjiriza bakaba mu nzu nziza bakagenda mu modoka nziza bakabaho neza ariko nemera ko yagutunga ku rwego rwayo. Hari umukinnyi Pascaline yakuze akunda kumubera role model muri sinema mu Rwanda hari hose rero buriya nta role model ngira muri filime ahubwo buri muntu wese mu buzima busanzwe ndamugira ariko muri sinema buri muntu wese kuko abantu bakitinga bitandukanye amarore atandukanye amafilime atandukanye byose biba bitandukanye rero buri wese hari abantu benshi buri gihe ndi kureba filime hari abantu benshi genda nkakunda uko yakitinze nkakunda uko byose ibintu bitandukanye rero nta muntu wihariye nari mfite gusa kera nakundaga Kanumba cyane Kanumba wo muri Tanzania yapfuye niwe nakundaga cyane ariko ntabwo nawe navuga ngo namufataga nka role model gusa namukundaga nabonaga ari umuntu nyine acting akajya mu masura yose neza. Uyi Pascaline sinzi imyaka ufite reka dusubire inyuma kugira ngo duhite twinjira ku nzozi niyo sinema yawe. Pascaline nk'umukobwa nta kintu wakoze ujya wicuza mu buzima bwawe? Happy ntabwo njya nicuza ngewe impamvu icya mbere ntabwo muri njye nyapfa guhubuka ngo nkore ikintu mpubutse ngitekerezaho iyo mfashe umwanzuro ubwo mba nkufashe nzi ko ariyo best decision yanjye ishoboka ya nyuma best choice rero niba numva iyo ngiyo ari best choice kuri njye niyo yazambyariye ikintu kibi cyangwa niyo yazamviramo ikintu kibi nkora numva ko nta yindi choice nari mfite niyo yari nziza kurusha izindi. Ikindi cya kabiri nkunda niba ikintu kitaragenze neza ntabwo nirinda kuba kitaragenze neza ngo mbitindeho mvuge ngo ndabyicuza igihe cyagiye kiba cyagiye ntabwo mba ndi bukigarure ahubwo ndwana no kureba ni irihe somo nkuyemo ni iyihe experience nkuyemo noneho nyifashishe ejo itimbyarira ikintu gikomeye hahandi nshaka kuvuga iyo ntahura na kariya ga challenge ntabwo mba ngeze aha hari icyo kanyigisheje noneho nka ya masomo na experience nabikuyemo habigira ikintu gikomeye kize bumfashe ejo rero niyo mpamvu nta kintu njya nicuza ikintu cyose nkigira icy'umumaro ndakirema nkakigira icy'umumaro kuri njye. Wow, Pascaline mwamwumvise. None ufite sinema yitwa Inzozi inaca kuri YouTube channel yitwa Mascom TV. Sinema Inzozi rero igitekerezo cyo kugira ngo sinema Inzozi cyaje giti? Iki gitekerezo rero twari dufite script umugabo wanjye niwe yandika twari dufite script niwe yanditse kuko yanditse kera kandi dufite script rero turatangiye turashootinga ariko tutangiye kwishutinga ari yitwa Wamburanye iki nyuma tuza kuyagura tuyigira nini tureba izina riri buze guhuza n'izo story zose zirimo tubona ni Inzozi nuko tuyitangira gutyo rero turayikora. Many papa Inzozi kugira tuze kuyinjiramo byimbitse Many papa Inzozi ni iyi ni ukubaka societe nyarwanda mu buzima bw'umuryango muri rusange haba umuryango wubatse haba umuryango w'urubyiruko ababyeyi n'abana babo ko bakwiye kubana abakobwa ko bakwiye mbese muri rusange no kubaka umuryango. Yego no kubaka umuryango ikintu kirimo washishikariza umukobwa cyangwa umusore utari wajya mu rugo cyatuma imukurura nyina akayireba ni iki? Icyambere ni nziza cyane ikindi ifite story nziza ifite abakinnyi beza b'abahanga ikindi irimo
nabo bajyeho bampe comment ndazemera ndanazikunda cyane kuko si uko ari yanjye nanjye ndayireba nyine akenda umufana wayo niyanjye ariko ndi umufana wayo urumva rero ikindi irimo ubutumwa gitandukanye na za filime tubona tukabona no kwishimisha gusa irimo ubutumwa harimo message kabisa. Pascaline, hari ahantu ugera uri kumwe na mama Nick ariya niko nawe yitwa muri inzozi mu nzozi hoya aba yahinduye izina yitwa ni mama wanjye mama Mukaneza. Hari aho ugera ari nabyita nko kuguha inama ugiye kugera aho ujya mu rugo rwawe akubwira ngo uzitwara utya wabigarutseho cyane irimo ubutumwa bwigisha urubyiruko n'iki ugendeye kwa bira yakubwiraga ukabishyira no mu rugo ukabishyira no kuba nyine ugiye gushaka wicanye n'umugabo mu rugo akenshi usanga zira nama nyine tutabona ku babyeyi zigenda zitugeraho ingaruka wagera mu rugo bikanga kuri Samantha rero muri nzozi mu nzozi kwa bira bintu yakinnye none tugiye kubihuza no mu rugo ubona sinema aho wakinnye hose ibyo irore zose wakinnye zigufasha iki kugira ngo ubane n'umugabo neza? Reka mfatire urugero kuko navuga ngo niyo filime nakinnye irimo ubutumwa buremereye. Izindi zose nasaza Samantha zani nziza n'izindi zani nziza ariko ntago zari zirimo message yakubakira. Rero ziriya nama mama nakinnye ambwira nazifashe mu mutwe kuko nazifashe ndi kuzikina ariko nazifashe mu mutwe zihora nkora mbona umusaruro wazo. Nanjye hari akantu nshobora kujya gukora nkavuga okay niba nshobora gukina mbwira abantu ikintu iki niki niba nshobora gukina nigisha abantu kwihangana why not ntagerageza ngewe n'urugero nguhaye. Rero nge mpora numva ziramfasha ntago ntekereza ko nazita icyangeraho cyose nahita mbitekereza mpuye n'igisa nacyo nakiniye natamenya uburyo nakitwayemo bigatuma bigenda neza nanamenye uburyo nabyitwayemo bikagenda nabi kugira nkabasha kubwirinda. Rero ntekereza ko bizamfasha ejo hazaza cyane. Ya mujye kuri Mascom Film mukore subscribe mujye musharinga Mascom TV Mascom TV mukore subscribe musharinge ku nshuti zanyu n'ibindi byinshi. Samantha dusoza rero inama waha urubyiruko n'abakobwa bagenzi bashaka kujya muri sinema nizihe? Inama nabagira nabwiye ngo niba bikunda bumva babishoboye nibaze ni industry nziza kandi iri gukura ko mbibona. Ikindi nyine ntibite ku bantu wifunga iki kurimo wifunga impano yawe kubera umuntu sibyo nibaze nyine dukore tuyizamure abapingaga uyu munsi ejo nibo bazaba bafana bazicara none bajya bavuga ati nsigaye nkunda filime z'inyarwanda. Abagupingaga hari umuntu wigeze guca intege cyane ku buryo mvaga bava no muri sinema? Simbizi ngewe buriya niba wenda bari uko simbizi nta muntu n'umwe wigeze uca intege wenda hari abatarampaye courage n'urugero ntakubwiye ngo courage ariko ntanaguca intege ariko ndabizi ko hari abantu bapinga filime z'inyarwanda. Rero abo ngabo ejo dukore cyane ejo baba bafana bazazikunde. Uko Samantha ntarakurekura ubona kuba iterambere niryo turirimo akenshi baravuga ngo umukobwa yavuye iwabo yagiye gushaka akazi ahandi ibiki ubona kuba ingo z'iki gihe mbona ntago ndubaka ataza kunterebeye nanjye no kubyumva hari aho wabisanishiriza nuko zisenyuka bitewe nuko abakobwa cyangwa se abasore b'ubungu batakiranwa n'ababyeyi babo cyane? Rero ntago ubu rero umuntu agira abubona akuze cya kigero ageramo akajya gukora ahandi ubundi nta kintu buri niyo ngeze muri icyo gihe tuvuguranyije secondaire cyangwa urangije université niyo bakwicaza mu nzu kuva mu gitondo kujya nimugoroba byaraguha inama ukwezi kugashira umwaka kugashira ntabwo ntekereza ko ari umusaruro byatanga. Nibwo abari guha umurongo ubwonko mind ye imitekerereze ye byose imico ye nibwo ubundi umwana buri uzarebe uzasanga umwana bitewe n'ahantu ushobora gufata abana batatu katumenya ahantu barerewe kandi ari batoya bagifite imyaka nk'itanu cyangwa 7 ugasanga umwe ushobora kubashyira ibiryo hariya umwe akabanza akajya gukaraba undi agahita akoramo
uri kumva atari bigahita bikwereka uburere bahawe ukuntu butandukanye rero aho ngaho niho bihera umwana uburere nibwo bwo hasi nawe yageze muri icyo gihe n'ubundi ni wa mwana ubwira ntakumve kuko kera byarapfuye ubwonko bwamaze kugira baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito rero kiba cyaramaze gukomera ntabwo wakigorora nizere ko njye basanze mfite uburere bwiza ntabwo mbizi abakuzi nibo batubwira Samantha turagushimiye kandi tukifurije iterambere mu nzozi zose bikomeze bicamo kabisa murakoze cyane